nakire Azizi muramukira n'umukunzi wa Kiyovu Sport ndetse no kubibuga najya habura Azizi waramutereza ijwi ko numva ritavayo rero abafite Kiyovu gute meze sari no kunyuma gutereka botanga wize hano kugira umuhogo ubanze umere neza noneho rero ejo mufite umukino ukomeye cyane ikipe ya Musanze muri mwanya wa mbere muracyari mu gikombe cyangwa muri kimwe cya kabiri bigaragara ko ikipe yanyu ifite forme ejo wizeye intsinzi bimeze bite ejo ntabwo nzakina na Musanze gusa ejo niteguye gukina n'amakipe atatu numvise akaboko kabo ayo batanga yose nzayikubita nzazikubita ni ikipe eshatu ejo nzakina na Musanze nyine na APR nyine na Rayon Sport kubera ndavuga gutya Rayon Sport famaze kumenya ko yateretse akaboko kayo na APR yateretse akaboko kayo ntabwo badufite n'ikimenyimenyi kugira ngo ntabwo badufite samo nsange hano ndabanyoboye kwa Serve ngo bita Kasimu nawe rero w'umuyovu byahamye Kasimu bimeze bite Kasimu fresh Kasimu rero ikipe yawe ni ya mbere irayoboye ku rutonde rwa shampiyona ku munsi wese ufite umukino twavuga ko twabaka ari umunsi wizeye ko ejo amanota 3 mwezabona nkuko bigaragara ko mufite forma muri iminsi ejo amanota arahari cyane kubera Uwiteka wo mwijuru icyizere gikore Kasimu icyizere ndagikura mu bakinnyi banjye bafite ubunararibonye kandi turimo turakina n'amakipe atatu ariko mu makipe atatu yose azibombera hamwe tuzayakubita none ko rwanya abafana imbaraga zanyu nize kugira ngo mufashe ikipe yanyu kuba yakora igikombe muri ibi turazifite tuyihora buri uruhande buri munsi Ismael waramutse neza umukozi wa Kiyovu Sport byanze bikunze cyane bikomeye naho umuhuriga noneho bambwiye ko ikibazo cy'ibura muzakiraho cya Musanze bambwiye ati n'imvura yagwamo muri kwitoreza mu mazi namwe ikibuga bavuga ngo bakinira barirwa badutega bamenyemo amazi afite ibibuga byinshi twitorezamo kandi natwe byitaka bikomeye iyo tubibuze dufatana malaria hari ibibuga byinshi tugomba kujyamo dufite ikibuga Ishorongi ntabwo twabura ikibuga hano aho bita i Muhanga dukeneye kuba twakina tukabona amanota 3 bitewe n'uko izo kipe zose zivuga ngo ziri inyuma ya Musanze hari Rayon Sport hari APR Kiyovu Sport ifite ubunararibonye si ubwa mbere dukenye n'ayo makipe bitewe n'uko yaba yibumbiye hamwe noneho ko icyo gikombe avuga ngo baragikeneye nitwe tugishaka kubarusha bitewe n'uko dushaka kuba twagira intsinzi yo kugarura abafana bacu bagiye muri APR bajya muri Gasogi bajya muri za FC Kigali Imana idufashe tubabare kandi imbaraga zacu dufite zikomeze zijya imbere n'ubushake bw'abafana bose biyongere uzi ko adakeneye ko Kiyovu twari igikombe nirirwaza match bashake kwitwara igikombe gitumira abafana bose ba Kiyovu n'abakunzi ko bahegenye meje noneho umurindi ukaba ari wose tukabona amanota 3 kugira ngo twatware igikombe n'abafana bare bazabafashije Musanze kugira icyo tubahigaho kandi turabasabye mwemwe bafana bakinnyi ba Kiyovu komite ya Kiyovu ube hafi kuko natwe turi hafi icyo bakoresha cyose rero abari amaboko 3 dufite courage ko tuzaza tukayakubita twese tukayigizayo ubundi cyo bikabona intsinzi y'amanota 3 haje ndi muyovu witwa Hamadi nawe arashaka kugira icyo atangariza Radio Rwanda usize Hamadi mwatakaje igikombe nk'uko mu mikino ya nyuma muyoboye kubirangira mugitakaje cyegukana muri kipe ya PFC uyu mwaka bwo urabona iryo kosa ryitazisubiramo aro bishoboka kwera yuko ngo uburi mugize ukora akabatagize twakoze bishoboka byose kugira ngo tubashe gutwara igikombe cya shampiyona umwaka ushize ntibyakunda APR gitwaza inota rimwe ubundi ajyambwire abayovu bose n'abakunzi ba football ko n'ubu turayoboye noneho turayoboye aya masaha ntabwo twakwiye gukora ikosa kubera yuko dufite abakinnyi beza dufite abakunzi benshi dufite perezida mwiza ukora ibishoboka byose kugira ngo abakinnyi babone ibyo bikenewe abafana rero igihugu babigiriwe impungenge igikombe cyateguwe cyari kandi n'ubundi abana babiri babigeza nkana igikombe ndabwiza ukuri ko icya Kiyovu Sport uyu mwaka ni cya Kiyovu kuri bishoboka byose ntibashaka sinzi ko ushaka kubesha umuntu cyangwa ushaka kubura umuntu ngo uzamuhaza habo ataratunga na diyama cyangwa ataratunga na kota ngo bishoboka ubwo buri kumuhemukira ndabwira Musanze ngo ntihangane uko yagenda kose afite abakinnyi bari hejuru n'aba Musanze 100% urebye muri mediane na muri defense ukamuri attaque nta hantu namwe n'umushaka duhemba nta hantu namwe no Musanze ntabwo rero umufana wa Kiyovu Sport agomba kugira impungenge kubera yuko turabishoboye kandi twabigaragaje umwaka ushize uyu mwaka rero nicyo gihe cyo kugira ngo wese ahabwe icyo yakoreye Kiyovu Sport yakoreye igikombe nitwe dufite salary ihenze kurusha andi ma equipe nitwe dufite abakinnyi b'impuzamahanga twabona jemwe n'amategeko national ngo tubatubeshye kubera ko harimo abarundi harimo abagande harimo abanyarwanda beza nta mpamvu ni nimwe rero ntigaragara ni nimwe hejuru yuko twabonye general Regis tubona Juvenal Bugehe tubona Bakarim dufite perezida w'abafana Hemed nta kintu kimwe kigaragara gishobora gutuza kubera yuko turahera kuri Musanze dukurikizeho Sunrise soze kuzitsu so turayimanura kuko ubundi wishe ntarirwa
bihanganira abafana ba Kiyovu Sport manuka turi benshi tureke amatelefone yacu guhamagara ngo byagenze gute ngo n'igitsinda wowe ngwino igikombe kirahari muri kubera yuko kugenda kose Kiyovu ni abanyarwanda Kiyovu ni abantu bakunda football Kiyovu ni ikipe ifite abafana babandi bumva ko bagomba kuba nyuma y'ikipe mu bihe byiza mu bihe bibi nibanze rero ngiye nka Hamada ndatangaje benshi biterwa n'ibibi kimwe cya Petit ikiri cya Sexam point niko bimeze ndagira ngo n'imisaje abareyo barimo bikarakaza na APR ibikona kuko muri Gasibuno igikombe cyamaze akaba cyateguwe karibyo murakoze Ismail murajya mu gikombe cy'amahoro n'igikombe cya Shampiyona magishaka ko mubishaka ari ntabwo cyari imbogamizi byose mukabitakaza ari imbogamizi kuko uko turi kose dufite inzara y'ibikombe dufite inzara y'ibikombe ubwo tubijyanye buri mufana wese n'undi mukunzi wese w'indi kipe yabona ko Kiyovu ifite icyo gukora n'ubwo yaje gushaka ibikombe nta kuvuga ngo irajenjeka ntabwo wagira abakinnyi babo mpuzamahanga ugira abakinnyi nk'abo ngabo abanyarwanda beza uvuge ngo muri bya bikombe wahombye byagucitse ibisigaye ngo nabyo biragucika uko muri iki gikombe cy'amahoro icyo tugishakira cyo cya mbere nuko twumva ko ari cyo cya gikombe tuzavuga ko ntabwo ari cyo tuzasohokera gusa tuzasohokera cya shampiyona icy'amahoro kikaba ari igikombe cy'akazigamo cy'uko twiteguriye dushaka gutangira kubika ibikombe isaha n'isaha ngo murumva rero abayovu ariko se ejo muzamutse Musanze cyangwa namwe muri bari bumva kuri radio gusa oya twebwe iyo uri umunyamugi ugomba guharanira ibyo ugomba guhabwa ibyo waharaniye ntabwo iyo igikombe kizosanga mu biryogo ntabwo kizasanga mu ngo zacu ahubwo igikombe twakivana ku kibuga tugomba rero kuza tukamanuka kwa se muri 20 murahaguruka ryari bimeze bitesho ejo gahunda ihari wenda perezida media n'abafana nabo batangariza neza ariko uko yagenda kose rero tuzavuga tubibeshi n'abeza n'abanyarwanda ko igikombe cy'amahoro ngira ngo murabizi neza ko ubushize twaragibushije ASR gitwaye ubu ngo ASR yavuze iti ari intare ziri kurwanira ntabwo urukwavu rwa harwana ngo bishoboke bivuze ngo ASR yamaze kwivanamo akaye karenge ko yitashobora aya masaha rero igikombe cy'amahoro twagikeneye shampiyona turayikeneye ubutumwa abanyamusanze ndabaha message yuko uko yagenda kose turashaka igikombe kandi twakivana Musanze ejo ntabwo ejo saa 10 n'iminota irengaho makeya twamaze gutangaza igikombe twayitwaye kuko Musanze ntabwo ushoboye bwo gutsinda Jero sura ntabwo ushoboye bwo gutsinda Sunrise ntabwo ushoboye bwo gutsinda kubera yuko yurebye kwanza reka nabwiza rukuri sibyo umuntu ukasha tepandigo sibyo n'umuntu wari ntose ku ruganda cyari ziga cyarimo difference rubango bajya ku murongo guteka kandi dufite band yacu iriya band rero ejo tuyimanuka n'igikombe Musanze abana abakunzi ba Kiyovu Sport rero umva ko bafite akanyamuneza cyangwa se bafite no kurarira ko bazegukana igikombe cyangwa se umunsi w'ejo rero kuzigira natsinze nyine nagira ngo twabifuza ariko amasaba abayovu ndetse no ku munsi w'ejo ko bazamutse bakazamanuka n'itsinda urakoze cyane Ibere ngo Ibere rero n'abayovu urumva ko imihigo ari yose rwose baravuga bati burya sibuno ati byabaye byarabaye byararangiye atejo turahagurukana n'imizi n'imiganda tuko byagenda ko kose Musanze uko yaba yiteguye uko ariko kose igomba kurya ibitego Kiyovu Sport igikombe turakibona imbere yacu kandi ntabwo dushobora kuba twakira tukireba ariko hakurya imusanze nabo babumvaga ibyo abayovu bavugaga abanyamusanze nabo ntabwo bicariye aho ku murongo telefone turi kumwe na Pedro akaba ari Pedro ari kumwe n'abafana b'ikipe ya Musanze. Pedro umeze neza cyane ufite ikoranabuhanga ryitwa Quantum wenda ndagira ngo turaza kumva amajwi aturika ryoshye neza cyane. Waramutse neza cyane Pedro? Mwaramutse neza Axel. Nako kwizigira. Ntago yabyoroshye. Oya mirakuka rwose. Ubwo ndabiza abafana bakwegereye. Bakubanye benshi. Amakuru y'Musanze haramutse hate? Imusanze ameze neza, ikirere rwose kimeze neza, uri kubona ko nakazuba koroshye. Ikirere wenda twari tumaze iminsi uri kubona imvura, murabyibuka ibiza mu minsi ishize, ariko navuga ko kwizigira aka kanya Imusanze rwose ikirere kimeze neza, uri kubona ko haratuje, izuba si ryinshi, uri kubona ko rwose ibintu bimeze neza 5-5. Hanyuma wegereye abafana b'ikipe ya Musanze Football Club. Ejo barakira Kiyovu Sport, ngira ngo banumvaga Radio Rwanda bumvise ko abayovu biteguye kumanukana niyo nka, ariko bakaza bagakubita Musanze ndetse bakayikuraho amanota. Bo barabitekerezaho iki ikipe yabo barayibona bate? Reka wenda duhere ku witwa Cangirangi, musanzwe mu muzima ekipe ya Musanze Football Club.
Cangirange banza ushyiraho morale abantu bakumve unatitize equipe ya Rayon Sport ku rwego ruhambaye cyane ikipe ya Kiyovu Sport. Umunsi Musanze yacu izakina ntuzayoberana uzumva kagoma kanehe uzumva emeresho nemehamirizo tubikesha Musanze yacu niyo kipe yabimusanze iwe muzakum zuwa murego umutuku n'umweru wari wambaye uraho Musanze wari wambaye dutsinda Kiyovu twari twambaye uraho Musanze wari wambaye dukubita Kiyovu twari twambaye uraho Musanze wari wambaye twambariye gutsinda wari wambaye uraho Musanze wari wagenda Kiyovu wari kipe nk'izindi umurengura kwica utatirigiye gutumira Musanze none dore uratsinzwe ku mugaragaro yabaye wariya ngiye uzamuka shorongi wemereraga iki yabaye wariya ngiye wambuka mukungwa wemereraga iki yabaye wariya agiye kubworoherane wemereraga iki yabaye wariya ngiye genda Kiyovu wari kipe nk'izindi umurengura kwica utatigiye gutumira Musanze none dore uratsinzwe ku mugaragaro yabaye wariyangi ni wowe Musanze yanjye kipe yanjye ni wowe nifanira nzagufana rwose buri gihe gusaba ibitego maze mbona intsinzi po itariki iratinze kugera gahunda n'ejo ubukwe turabwiteguye twe dushaka kugira ngo duhindure amateka nkuko mubizi Claude murabizi ni Burayi twe hari ikintu dushaka kugira ngo dukore twe nta makipe dukorera ndi kumva ibintu ngo Musanze ngo yifatanyije ngo n'amakipe menshi reka twe dushaka kugira ngo dushumangire rya zina ry'igitinyiro cyane Musanze kuva na kera cyitwa mu Ruhengeri ahitwaga mu Misiri nibyo dushaka kugira ngo dushumangire ejo umuriro ugomba kwaka murabizi ese neza Southampton zamanukanye Arsenal za Wigan zamanukanye Man City twe nibyo dushaka gukora dushaka guca gahigo dushaka gukora amateka yakwisigira ngira ngo urabyumva neza umufana ukomeye cyane Cangirange bati uko biri kose kipe ya Kiyovu Sport igomba gura nuva gusenya ku munsi w'ejo ariko Cangirange wari umaze iminsi utagaragara ku kibuga mu mikino ishize kipe ya Musanze yakinaga uyu munsi mwiteguye mute cyane kandi rwanyu nk'abafana ba kipe ya Musanze Football Club none tubwira ngo imbaraga nzaje zitandukanye n'uburyo wenda mu minsi ishize uburyo twafanaga nakaye gashya mugiye kuzana abafana ba kipe ya Musanze urakoze cyane mu minsi iri imbere yashize mu minsi yashize nari mfite akabazo k'uburwayi ariko ubu meze neza nta kibazo ubu gahunda ni gahunda Rukari urabona ko nge ndi muri Rukari urabona Musanze haribwo nkangutse ariko nge ndimo kuruhuka neza urumva imbuto hafi nibyo nyine nutuji hafi kugira ngo ejo dukore ibintu bantu batazi ko bigomba kubaho na nubundi Claude murabizi na match ya mbere wabizi kuntu yancitsanga mwabonye za katapira ze zirahanga ntago ikipe ntago iginshobora ejo ngenda akora amateka ninge ntago igomba kuntwarira igikombe jamais ntago bibaho babyibagirwe twe n'abanyamugi twe turabasirimu bo n'abanyamugi twe turabasirimu iyo uri umusirimu bawujuje ibintu byose niko bimeze Claude ngira ngo wenda Gender Balance irakwiriye turi kumwe n'Umutesi Diane reka nawe tumwegera tubwira umfana ukomeye cyane kipe ya Musanze Football Club Umutesi Diane mwiteguye mute ku ruhande rwa Umutesi Nadia mwiteguye gute match ku munsi w'ejo ku saa 9 yuzuye Urakoze cyane turayiteguye tuzi neza ko intsinzi tuzayitaha ni Musanze intsinzi ni yacu nta nibyo gushidikanya kandi uko niko kuri ejo murazana ingoma n'imirishyo bari muri forme zikaze natwe ubwacu nk'abafana turi muri forme zikumva zitabaho ejo tugomba gukora akazi kacu dushinzwe abakinnyi bacu nabo bakadukorera ibintu byacu dushaka byitwa umunezero wacu w'intsinzi ya ekipe yacu turiteguye nta satani kandi zabyitambikamo mu izina rya Yesu urakoze cyane Petro urakoze cyane kwizigira mugire umunsi mwiza cyane abanyamusanze turabakunda cyane oh la la murakoze cyane urumva ko bafite morale ati bamwe ni abanyamugitwe turabasirimu ariko iki kintu urimo uracyumva bwana Rigana cyane twebwe bo ni abanyamugi twe turabasirimu kandi bitandukana leta kubwira ikintu ahantu ngo bitandukaniye
bamwumvise ukuntu Cangira yabwira ati abasirimu nabujuje byose cyane ntabwo yigeze akana kari abanyamugi oya nibo Kiyovu ni abanyamugi rwose pe turabyemera nibo twe turabasirimu bazi gushaka. ikigaragara iyi match urumva ko iriteguye cyane. Ejo twagize umwanya wo kuganira kuri Team News, ejo twagize umwanya uhagije wo kuganira ku buryo bw'imikinire mu kibuga, so umva ko n'abantu rero biteguye cyane. Ni match mu by'ukuri yo kuzakurikira kuri Radio Rwanda 5-5 ubundi ni na match navuga yuko ari ifite imbaraga kubera ko ubu turi kujyana nyine n'ikipe ya mbere. Ntibibuza yuko tuzaba turi no kuri match ya Rayon Sport ndetse n'iya APR kugira ngo tugende dukurikira uko shampiyona irangira ni Burayi niko bakora impera z'amashampiyona iyo by'umwihariko ari amakipe runaka ati ni igikombe ubona ko akirimo kanje. Nicyo rero natwe tuzagerageza gukora, ariko imbaraga nyinshi zizaba ziri Musanze ku ikipe iri imbere. Mfite iminota 5 yanjye. Ejo twaganiriye mu buryo bukomeye nako bwimbitse cyane kuri aya makipe ahatanira igikombe cya shampiyona, ariko Deus ndashaka kumva nawe aho uhagaze kuri iyi bato hagati ya Kiyovu Sport, ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya APR Football Club. Urabona amahirwe ari kufite amanota menshi cyangwa uracyabona bikiri 50-50 kuri buri kipe? Ya biracyari 50-50 kubera ko nta manota abiri hagati ya Kiyovu na Rayon Sport. Sabiri iyi na 5-7-5 inyuma gato hari APR ya 58. So kugira ngo rero utware igikombe uri Kiyovu, buriya iyo biza kuba ari Rayon Sport iri hariya ifite 57 naye kuva ku kigero cya 70 igikombe zagitwara kwijana. Ariko kubera ko ari Kiyovu ni ibintu byumvikana nawe wabibara kuva APR yaza muri no champion yatwaye ibikombe 20 cyane. Rayon Sport itwara ibisigaye ukuyemo kimwe cya 8 ikindi cya Trap ni 7 ikindi cya Trap. Iyo kipe rero byibura wenda yitwa Trap iza kubigira tukavuga ngo nirimo irakora attack nkuko yabikoze 2008 igiye gutwara ikindi gikombe, ariko ni Kiyovu. Uretse n'umupira w'amaguru n'igihugu cyose nyuma ya 94 cyinjiye mu bundi buzima bushya, nibwo cyongeye kubaho, nibwo cyabayeho, sibyo? N'umupira nuko bimeze rero. Mbona ko Kiyovu igikombe gishize yagitakarije kuri Espoir, nabwo yari yagiye awe irusizi. Iki gikombe rero kuri Kiyovu nitsinda Musanze ikavanayo resulta iri positive ikabona amanota 3, irabisigaranye Rutsiro na Sunrise. Izo sinzi bara cyane buryo irabiri ku kigero byibura cya 75 cyo gutwara igikombe. Kuko Sunrise ibyo yakora byose uko yategura byose imbaraga zayo ni nkeya kuri Kiyovu. Ariko kuri Musanze ushobora kwishyiramo akamotivasiyo gato ikaza, ntabwo ita abakinnyi babi, ikaza ikaba yakora ikinyuranye. Niyo mpamvu mvuga ngo iyi match Juvenal General n'abayovu bose bakwiye kuyitaho cyane. I personally ngewe ndanifuza yuko Kiyovu Sport yazasohoka. Woko bwawe ngewe aho hagaze aho yaca hose, yaca mu gikombe cy'amahoro, yaca muri shampiyona, gusa gusohoka nyine bisaba ko yatwaye igikombe ikizatwara cyose. Ndifuza kubona Kiyovu yasohotse yabapicu iri hanze irimo irakina umupira tuyibona, kuko twabonye APR, twabonye Rayon, twabonye AS Kigali. Ndumva nshaka kubona nyine Kiyovu yongera gusohoka igagara neza u Rwanda wenda mu buryo bwayo. So mbona ko iyi match rero ni ikibuga kibi. Kenesi yigeze kujyatsindira igitego kimwe aravuga ngo iyi mvura yaguye byo yarundi uruba rundi rwego. Kenesi yigeze kujyayo atsindira igitego kimwe aravuga ngo kuba dutsindira igitego kimwe mu bibare nk'ari ibitego 5 kuko izindi ntizihava. Kiriya kibuga cy'ubworoherane ni kibi pe ku buryo bukomeye cyane. So Kiyovu ifite akazi katoroshye, izindi ziracyana Espoir, izindi ziracyana Gorira, bogiye guhangana Musanze. Niyo izo mbaraga zaba ziri inyuma koko zisunika, kuko turabizi ko bijya bibaho, ariko Kiyovu bagomba gukora igikorwa cyo ku rwego rwo hejuru bagatsinda Musanze bakaza. Erega ikintu gikomeye nuko bazaza bagakina match 2 za demi finale muri Peace Cup bakabona gusubira muri champion. Bivuze ngo kuwa gatatu kuwa kabiri bagomba gukina na APR no muri weekend bagahita bakina match yo kwishyura bakabona kujya kurwana ibya champion. Bivuze ngo bazasubira kuri match za Sunrise na Rutsiro bazi neza ko bari finale cyangwa bavuyemo. Urumva amahirwe Kiyovu ifite cyane. Bagiye gukina n'ikipe ikomeye itageranwa, ikomeye APR ikomeye uko yabimeze kose. Niyo bazamura bano bana b'intare
Bakabita yitwa APR APR. ibikomeye pe mu buryo bwose bushoboka so mbona ko Kiyovu yo ibintu byose bifite mu maboko yabyo nitsinde Musanze isezerera APR mu gikombe cy'amahoro ijye ku mukino wa nyuma ijye gukina ziriya match ebyiri za nyuma muri shampiyona iri kuri finale igikombe cy'amahoro ibizi neza ko itazongera kugaruka yanditse ngo Kivuyo nka cyari gukina AS Kigali hari n'abari kwita dombure kubera bya bintu Juvenal yavuye muri izi studio nibikoreho icyo kintu cya reputation ubundi kwa nyine u Rwanda navuga ngo rugabanyije mu bice nyine bijyanye n'amateka yacu igihe wenda cy'abami igihe cy'ubukoroni nyuma y'ubukoroni nyuma jenoside yakorewe abatutsi abenshi yo dufata Kiyovu cyangwa se generasiyo ziriho tuyifata nk'ikipe ikomeye ariko ntituyizi ibikora ko nta hantu twayibonye twari igikombe icyo cya shampiyona ariko abantu ba kera ubwo ba mbere ya jenoside yakorewe abatutsi reka mbyite gutyo wenda barebaga umupira muri iyo myaka bo barayizamura cyane bakayikorera ikintu ariko yayipinga Kiyovu so ikizatuma rero Kiyovu yinjira muri ino era y'iki gihe muri ino si ya none reka mbyite nyuma jenoside yakorewe abatutsi nuko yakuraho icyo kintu cyo kuba nta shampiyona igiye gashaka igikombe kuvuga ngo hari ibikombe natwaye kera yego nibyo ntago bikuraho ko wabitwaye kuvuga ngo amateka nyine yakugira ikipe ikomeye yagize abakinnyi bakomeye bamuvara nibyo ariko buriya tujye dufata urugero mu bindi bihugu ntabwo ikipe nk'izo twumva ngo za Nottingham ntago zagushijwe n'ikindi ntabwo Imana City turi kubona igira fan base nta kindi cyabiteye nyuma y'imyaka ubundi muri biriya niho Imana yagendaga ibideta neza nyuma y'imyaka 40 habaye icyo bita generation kurangira haje indi generation ntango abantu baba baravutse mu myaka 40 ishize n'ababa bariho muri iyo myaka nyuma y'imyaka 40 abenshi n'ababa babayeho nyuma y'iyo myaka sinzi niba uri kunyumva ntango ufashe imyaka 40 ishize abantu bavutse bagejeje imyaka 40 nyuma y'imyaka 40 tuzaba dufite generation y'abantu bato beje kuruta abo ngabo bagire bari bafite imyaka 40 icyo kintu kiba sinzi niba uri kubyumva kuko nushaka gufatira no kuri ntuza y'u Rwanda kuri iki bita ngo ni bakita ngo ni ikizere cy'ubuzima mu baturage si imyaka 70 mu Rwanda bango mu myaka umuntu umaze imyaka 40 sibyo mu myaka 40 iri imbere ntazaba wenda ariho ufatiye kuri cya kintu u Rwanda rwita ikizere cy'ubuzima bazaba kiriho bazaba ari mbaru yego bivuga ngo generation nshya rero zizaba ziri kuvuka cyangwa ziri kuvuka none zitazi icyo vitwara igikombe zigeze mu myaka 20 na haracyari iyo generation y'abantu barebye Kiyovu wenda bageze mu myaka 40 50 bayibonye twara ibikombe mu myaka 50 umuntu wa Kiyovu Sport ubweruka champion umuntu wavutse Kiyovu Sport yatwaye igikombe afite imyaka 33 yego ko Napoli abo bantu nabo ubare ko atari benshi nyine babashije nyine kureba umupira muri ibyo bihe n'ibindi so ku Rwanda n'ubundi abajene nibo benshi so ntabwo byikoze ko APR na Kiyovu zizogira fan base nuko zatwaraga ibikombe muri iyo myaka cyo nshaka kuvuga niki uko bongera imyaka nabiri abavuga ngo Nyamirambo ngo hariya ngo ni wabo ngo ibiki n'ibiki bizagenda bigabanuka ikintu cyonyine gituma ikipe irastenga nka club nini ni bikombe icyo kintu cyitwa ngo amateka fata urugero hari Rubavu fata wanyu hariya muri za Mukura bimeze bite Mukuri iki naba hari abafana bangahe erekezwa na kwasteri zingahe mbere jenoside byari bimeze bite abagabuze Kiyovu rero ikeneye igikombe ibyo bintu bya story ngo hari itsindagira itaba abenshi bahungiye hari ibikombe hari abantu yibeshya ngo twengo na APR na Rayon ntago ari we na APR na Rayon ni APR na Rayon kwazo making it kuzisanza aho ziba ntago muba hamwe Kiyovu nagiraho oye ntagihari ari ikintu warayitsindagirayo mu makipe makuru njye numva na Mukura mu makipe makuru ntago urimo amakipe makuru mu Rwanda ni APR na Rayon kuko generation zihari nizo bazi ntibihindura amateka ko ari ibikombe mwatwaye ariko ko ari bakuru koko mu myaka yego aha urakoze cyane no kuvuka ni ibindi ariko iby'ibikombe bivuga iyindi reality so they need to face it bakavuga bati dukureho iyo iryo zina y'ibindi kwacho bari kipe muyambo ya seniority oya kuko ibikombe bitavuze cyane ibikombe reka nivugire ama equipe manini akomeye ni APR na Rayon big clubs ziri muri classe imwe hanyuma izindi bajya bavuga ngo bari mu kindi cyiciro zizigwa mu ntege zizigwa mu ntege izi za AS Kigali za polisi zo ziracyari hari ariko izo za Mukura za Kiyovu
byibura zizigwa mu ntege ariko ntabwo ziri hariya kuri rwego. noneho Kiyovu itwaye igikombe cya shampiyona nicyo zabitangiye gukora rero ni uguhindura Izaba ni shift yagiye mu zabikomeye makipe kuko wenda izahita igera ku rwego rwa Rayon cyangwa APR ariko mu biganiro bizajya bikorwa nkuko twaganaga tutiyatira kwa twaye igikombe nyuma jenoside yakorewe abatutsi izaba ikoze shift ikomeye cyane hazabaye kwimuka kw'imbaraga ntabwo tuzaba tukivuga ngo ni imbaraga ebyiri zihanganye gusa tuzaba noneho dukoye cya kintu kivuga ngo umupira wo mu Rwanda wakinwa ariko bikarangira ari hagati ya Rayon na APR Kiyovu izabikuyeho icyo kintu mu mitwe y'abantu tuzatangira kuba tempted kwemera ko Kiyovu yanatwara n'icya kabiri ukenera intambwe imwe kugira ngo utere intambwe 10 iyo shift ikeneye kuyikora rero nanone nitanayikora isezo rero izabishimangiye cya kintu izaba imyaka igenda yegera kuba hafi 30 ugira ngo Paris Saint-Germain yabuze amafaranga ntabwo yabuze yabuze icyubahiro ku munya-Brazil umunya-Argentine n'umufaransa mwiza aho bari hose bari kumwe kuri iyi si Paris Saint-Germain ntabwo yageze buri amafaranga yo gushyiramo umukinnyi mwiza ahubwo yo yabuze icyubahiro ntabwo ari Ligue 1 icyubahiro ni ugutwara Champions League niyo yaba imwe ariko uzi ko ubwongereza umwamikazi yicaye akavuga ngo Ferguson agomba kwitwa sa akamuyo titire nyuma yuko atwaye Champions League uzi ko kwitwa sa ubwabyo uri nyiri cyubahiro ni ikintu nyine tutabona kuno dusobanura nanga ariko yari yaratwaye izindi shampiyona nyinshi yatwaye shampiyona 13 mu myaka 26 ariko yatwaye Champions League ebyiri Kiyovu rero kugira ngo ibikipe ikomeye yubashywe igaruka ku ikarita nitwara iki gikombe amafaranga yafite imbaraga irazifite nibwo Nyarugenge tuzajya bafite wa mugani wari urugaje kugira ngo igaruke Nyarugenge neza ku ikarita nitwara kino gikombe